Umwami Hiroshi yamaze kubwira umuhungu we ko bitashoboka ko akunda umukobwa wo mu cyaro wo mu muryango ukennye ngo yange igikomangomakazi. Ni ibintu bari barapanze kuva kera cyane, Hiroshi na Kitani, ko abana babo bazabana. Hiroshi yumvaga umuhungu adakwiriye kumutenguha. Umuhungu we Ziri yamaze kumwerurira amubwira ko atazigera abana na Korete, ko atamwishimiye. Hiroshi nawe yarabizi neza ko ari yikundiye undi mukobwa, uwo akaba ari Yana, mushiki wa Taikiri. Umwe wabonye umusozi utengutse, abasirikare bamwe bapfuye, akajyana umwana w'umwami n'abasirikare be bari barokotse iwabo, aribwo bahageze Ziri agakururwa n'ubwiza bwa mushiki we Yana. Nyuma y'uko umwami abwiye Ziri ati wishaka kubura intambara imaze imyaka irenga 20 ihagaritswe, wishyira ibyago ku muryango waguhaye icumbi, kuko bidakozwe nanjye byakorwa na Kitani, ntakihagarika ko ubana na Korete. Ntabwo umukobwa nk'uwo yatuma imipango yo kubaka ibihugu isenyuka. Ziri yamurebye mu maso aramubaza ati ese ndi igitambo cyanyu? Umwami atungo atubajije ngo iki? Ziri ati ndi igitambo cyanyu ku buryo nabona n'umukobwa nishimiye, uwo nishimiye ahari. Hiroshi ati uwuhe mukobwa utishimiye? Nawe ati data, urabizi neza ko nta muntu uhitiramo undi umugeni. Nakabyubashye ko mushaka kubaka ibihugu, mushaka kubaka ubwami bukomeye bubanye mu mahoro, ariko se wigeze ubigerageza ngo wumve ko kubana n'umuntu udakunda bimera? Umwami ati mwana wanjye, sinigeze mbana n'umuntu ntakunda, mama we namushatse mukunze. Ziri ati none se ahubwo mwashakanye mute, mwamenyanye mute? Nawe ati ngira urukundo rwanjye na mama wawe data yararwishimiye. Byatangiye twagiye ku rugamba. Muri urwo rugamba umusirikare wacu wari ukomeye cyane ayoboye umutwaro ushaga indi gukomera baramwishe. Icyo gihe data yasabye ko abaha agahenge akabanza gushyingura umusirikare yubahaga cyane. Ku munsi wo gushyingura nk'igikomangoma nari mu bantu b'imbere ndi kumwe na data, nubwo yariraga yipfutse yasigaje amaso gusa utabona umusatsi, umunwa n'amazuru, numvise imbaraga muri nke zimbanye nkeya, numva atsinzwe n'amarangamutima kubera kumureba. Uwo mukobwa nakomeje kumwitegereza, ntangira kumutekerezaho, turangiza gushyingura ari uko bimeze, ngera mu rugo yanze kumvamo. Najyaga ku rugamba natira icumu nkamubona mu buryo butagaragara ari kwishimira intsinzi yanjye. Umwami Hiroshi yarizihiwe, yakomeza kubarira umuhungu w'inkuru y'uko yahuye n'umugore we akaba mama wa Ziri, ubwo akaba umwamikazi. Yarakomeje ati intambara twarayitsinze, abanzi bacu bamanika amaboko, twiyomekaho igice bayoboraga cyo mu majyepfo. Ariko mu mutwe hakomeje kuzamo ya shusho y'uwo mukobwa. Mu gihe cyo kwishimira intsinzi, data yashyize imbere ngo ampembe nk'umusirikare witwaye neza. Imbere y'ingabo zose yambajije igihembo yampa, nanjye n'umukobwa nyakwigendera, umusirikare umwami yakundaga kurusha abandi. Nifuza ko aba ari hano. Abasirikare bose bankomiye amashyi, ariko bamwe bakeka ko hari icyo nshaka gushimira se, wenda nkabinyuza ku mukobwa we kuko ari we wari ugihari. Uwo mukobwa nawe bamuzanye akeka ko wenda hari ijambo nshaka kuvuga kuri se wari warapfuye. Yarahageze nongera kumureba mu maso, maze nawe arankundira turayahuza. Nagize ngo ndi kurota, sinimvishaga ko mu bwami bwacu twagira umukobwa ufite ubwiza butasobanurwa mu magambo. Data kimubona yaranyitegereje, arambwira ati umukobwa yaje, ijambo ni iryawe. Uyu ni umunsi wo guhemba abasirikare bitwaye neza kurusha abandi, tukanashimira buri musirikare wese bifatanyije mu rugamba muri rusange, tukanashimira n'abaturage bose. Ariko nk'igikomangoma niwe dukwiriye guheraho. Nasabye ko uwo mukobwa nyegera, maze ndamubaza nti witwa nde? Namuvugishije mwongorera. Yarambwiye ati nitwa Salima. Ndamubaza nti ufite umuntu mwanya isezerano ryo kubana nk'umugabo n'umugore? Nawe ati ntawe. Nanjye ni rero nifuza kunyemerera nkabwira data icyifuzo cyanjye ko ari ukudukorera ubukwe njye nawe tukabana. Ese naba amahitamo yawe mu rukundo? Ese sinakubera umugabo utayishema? Mbabarira unkorere igitangaza, unsubize yego, mbwire data impamvu nifuje ko ari wowe uza. Hiroshi wabaraga iyo nkuru yarikoreje abaza umuhungu ati uzi icyo umukobwa yankoreye? Ziri ati yagukoreye iki? Mbwira rwose nguteze amatwi. Umwami ati umukobwa yarabihakanye. Yarambwiye ati sinifuza kubana nawe. Ziri ati kimara kubikubwira wabyifashemo ute? Umwami ati wibuka ko abasirikare bose bari bahagaze hamwe, abaturage badukikije hakurya, ari ngeri imbere mpagararanye n'umukobwa, abandi banyacyubahiro barimo na data badutumbiriye bari kutwitegereza. Nabajije umukobwa ni none se niki nakora kugira ngo uvuge yego? Umukobwa ati sinifuza kubana nawe. Aho twari duhagaze ni ahantu bari bubatse hejuru, aho bahabwaga ijambo babaga bahagaze kugira ngo buri wese ababone. Umukobwa rero yamanutse hasi, maze ndangurura mu ijwi rirenga nti nta gihembo nifuza, uwo akagihawe ni Salima. Igihembo cyanjye gihabwe we, nicyo cyifuzo mfite. Salima wari umanutse, umwami yaramuhamagaye, maze aravuga ati umuhungu wanjye yahaye agaciro ubutwari bwa se wa Salima, yifuza ko tumuhemba nubwo atakiriho. Ibyo bintu ntibyari bisanzwe ko duhemba umuntu utakiriho ngo nidutanga igihembo nabwo gihabwa umukobwa we, ariko icyifuzo cye kirasubizwa. Salima bamuhaye umudari wari ugenewe se, maze nanjye barampamagara ngo bamu wanjye. Ariko yagiye kugenda, amarira amuzenga mu maso aza yiruka arampobera. Abari aho bose baraturangariye, batungurwa no kubona ukuntu yarampobeye. Yahise ambwira ati data yaguye ku rugamba, nawe uzarugwaho. Sinifuza kuzapfakara nkiri muto, sinifuza kuzabana n'umuntu umena amaraso y'abandi.
sinifuza kuzabana n'umuntu uzajya uba atazi niba ari buramuke, agatuma n'abandi bantu babaho badafite icyizere batazi ko ari buramuke kubera ko abashobora kubicira ku rugamba. Umwami yari yaturangariye nawe bose batazi icyo twavuganaga kuko twarongoreranaga. Nabajije Salima nti none se ntiwakomera tukabana, naza w'umwami ngaharanira ko abaho amahoro izi ntambara zigahagarara, nawe tubinsezeranye ko utazasubira kurwanira mu mirongo y'imbere kandi ko n'ubu umwami wowe utazahora mu ntambara. Narabimusezeranyije. Ndamubaza nti none wakwemera ngasaba data akadukorera ubukwe? Umukobwa ati oya. Zeri yatangiye kumva inkuru iryoshye kurusha uko abitekerezaga, yicara neza yegutse. Aramubaza ati se ubwo niba muri kuvuga niwe wakugoye bigezaho, none se aho wowe hivanye ute? Nawe ati bahimbye abasirikare bandi bari baritwaye neza kurusha abandi, abari basigaye bahabwa ibyo kunywa. Zeri ati hanyuma rero hakurikiyeho iki? Nawe ati umunsi wararangiye nta kindi cyari gukurikiraho, ariko nyuma y'igihe gito intambara yarakomeje, aribwo ubwami bwa Kitani bwatwenderezaga bugatangira kudutera bya hato na hato, hakabaho amasezerano ko hagiye kubaho urugamba, abazarutsinda bakayobora abandi. Mbese bo twarwanye ku ntego, turwana intambara ikurikije amabwiriza. Twahisemo ikibaya cyo kurwaniramo ngo duhigane ubutwari, abari gutsinda bari kuyobora icyo gihugu, abatsindwa bakamanika amaboko. Muri iyo minsi sinongeye kujya imbere ku rugamba ngo ndikwigira intwari, kandi nk'igikomangoma cyari kuzasimbura se nari mbyemerewe. Ubundi no kujya imbere nuko nabaga nshaka gutinyura abandi basirikare, kandi nkaba narabaga niyizeye mu byo kurwana, nshaka no kwemeza abasirikare ko umunsi nabaye umwami nzabasha kubayobora. Salima yamenye amakuru ko nakigenda ku mirongo y'imbere, atangira kwiyumvamo kuko yabonaga ko ndi gukora buri kimwe kubera we. Rimwe habonetse agahenge dusa nk'uhagaritse intambara. Muri icyo gihe cy'agahenge yemeye kubana nanjye. Umwami data yadukoreye ubukwe, ntibwaba ubukwe bukomeye cyane kuko twari dufite ubwoba ku isaha urugamba rwasubukurwa. Ni nako byagenze. Akigera iwanjye namusize mu rugo njya kurwana. Yihanganiye ubwo buzima bwo kujya musiga nkajya kurwana, rimwe na rimwe nkaza nakomeretse. Namukundaga cyane ku buryo kuba narakoraga ibinyuranye n'ibyo yifuzaga byamubabazaga, ariko yatekereza ku rukundo namukundaga akagerageza kubyumva. Yizeraga urwo mukunda. Nyuma nibwo data yaje kurwana na se wa Kitani, bose bagapfa, twebwe tukaba abami. Tukimara kwimikwa twese njye na Kitani twemeranyije ko hagiye kubaho amahoro, ntituzongere kurwana. Salima ni wari ubyihishe inyuma. Data akimara kwicana na se wa Kitani, umugore wanjye mama wawe akaba umwamikazi, yarambwiye ati ubwo ubaye umwami tanga itegeko intambara ihagarare, ushaka amahoro, nibyo wansezeranyije. Nagize amahirwe na Kitani arabyemera, duhagarika intambara, tunemera ko tuzashyingirana abana bacu kugira ngo turusheho gushimangira amahoro, turusheho gushimangira umubano, turusheho kunga ubumwe. None rero mwana wanjye wikwifuza guhagarika umubano maze igihe wubakwa ngo nukubera umukobwa wo mu cyaro? Urumva ko urukundo rwanjye data yararushyigikiye, ariko urwabe rwo sindushyigikiye. Zeri yashatse kumujijisha ngo ikiganiro bakiveho, atangira kwivugisha ati mama yakoze neza. Iyo atakugira iyo nama wenda nawe wari kwicirwa ku rugamba ugapfa ukiri muto nanjye ntarakura. Hiroshi ati winyobya, mbwiza ukuri kuko ufite undi mukobwa ukunda? Zeri ati data ni wowe wenyine nakwizera. Nk'uko nawe amarangamutima yakuganje ukibona mama, niko nanjye byagenze nkibona Rihanna. Nifuza kubana nawe aho kubana na Colette, kandi Colette sinzabana nawe uko byagenda kose, aho kubana nawe nabimva. Hiroshi yaramubwiye ati ntibyakunda kubana n'undi utari Colette, kandi ntibyakunda kubimva, sinabura umwana wanjye w'imfura. Ahubwo mbwira igihe wowe wifuza dutumeho Kitani, tumubwire atangire ategura umukobwa we. Ubukwe bukwiriye kuba mu gihe kitarenze uko kwezi turimo, uzaba mu nzira hirya gato y'ingoro yanjye. Umwami yahise ahaguruka aramubwira ati wowe na Yashiri mu biganireho agufashe guhitamo umunsi. Uwo Rihanna umwibagirwe, uwawe ni Colette. Umwami yahise ajya kwiryamira. Ubusanzwe Zeri yararaga wenyine, Yashira akarara amucungiye umutekano, ariko akenshi nawe yabaga yiryamiye gusa akaryamira amajanja. Uwo munsi yamusabye ko bararana ku buriri bumwe. Barayibaganira, Yashira amugira inama agira ati ntubwire papa we ko utsimbaraye, umubwire ko uzabana na Colette. Nuvuga ko uzabana na Rihanna bizatuma Rihanna bamuhiga bamwice. Kitani we ntazamurebera izuba kandi ari mu bwami bwe. Zeri ati ibyo ngibyo wenda reka mbyemere, ariko se nimbabwira ko niteguye kubana na Colette kandi mbabeshya bagategura ubukwe, urumva nzabukwepa nte? Ese kubasezeranya icyo ntazakora nibyo byiza cyangwa byazabiba urwango rukomeye? Ikiza ni ukubwiza data ukuri, akabamenyesha hakiri kare ko umukobwa wabo ntazamwemera, nanjye nkirengera ingaruka. Yashira ati umwami avuze ko akeneye igisubizo cya nonaha, mu gitondo nawe wataniye na nonaha. Birasaba ko ufite igisubizo rero, reka tugitegure uze kukimubwira hakiri kare. Nuhakana uyu munsi ukavuga ko utazabana na Colette, Rihanna baramwica, kandi nibamwica urabuhombye, ndetse nawe urawemukiye umuryango we. Ariko umujijishije byagufasha gucikisha Rihanna, wenda mukazajya kubanira ahandi. Zeri ati ndamubwiza ukuri, ahubwo wowe uragenda ucikishe Rihanna, nyuma uzambwira aho uzaba waramujyanye.
reka twohereze intumwa kwa Kitani zimubwire ko ntazabana n'umukobwa bimenya hakiri kare. Yashiri yabuze uko agira yemera umwanzuro we. Yari gutegereza ingabo zo kujya kureba Kitani zikabanza kugenda, nawe agahita ajya kwa Ariana akamucikisha akamujyana kure cyane, maze intambara zaramuka zivutse aho zazarangirira akajya kureba Ariana. Mu gitondo cya kare cyane Ziri yabyutse yicaye mu ntebe yakundaga kuganiriramo na se umwami Hiroshi. Hiroshi yaje amubaza itariki yahisemo. Ziri ati tuma intumwa kuri Kitani zimubwire ko ntazabana na Colette. Wishyire mu mwanya wanjye wumve ko Ariana namukunze kurusha uko ari wakunze mama Salima umwamikazi. Hiroshi tuzi neza ingaruka zava muri ibi. Nawe ate se umuntu utinya Kitani bingana iki ku buryo wumva ko mu gihe utubahirije amasezerano byaba bikurangiranye? Ese buri gihe utekereza ko ariho watsindwa cyangwa niho watsinda? Data ntiwiyizeye? Nawe ate sinifuza intambara mwana wanjye, nabisezeranyije mama wawe. Yaramusubije ati urwo rukundo ukunda mama nirwo nkunda Ariana, ninakura buri kimwe kubwe. Hiroshi nubwo ari umwami yubitse umutwe aramubwira ati mu gihe gito cyane, iminsi mike rwose, mbanze nkwereke ingaruka z'umwanzuro wawe. Niba koko ari ibintu byoroshye wowe ubwawe uzabyibonera. Sinifuza ko habaho amakosa akomeye yatuma havuka intambara. Yamagaye intumwa arazibwira ati mubwire Kitani ko nifuza guhura nawe ubwe, ababwira igihugu twahuriramo niba namusangayo cyangwa yahitamo kuza inaha. Aha arababwira ko twahurira mumubwira azazane n'umukobwa we Colette, nanjye ndaba ndi kumwe n'umuhungu wanjye Zeri. Hiroshi yahise amuva mu maso. Ziri yasigaye abyibazaho abiburira igisubizo. Se yaratangiye kumucanga. Niyumvishaga impamvu yarahisemo ko bahura ari bane mu gihe yaramaze kumwerurira ko atazigera yemera kubana na Colette. Yashiri yaraje abwira Ziri ati uko biri kose ashaka ko bivugira mu maso yabo. Uriteguye? Ese uzababwira ko Ariana ariwe wakunze? Wenda birashoboka ko babizi, ariko se uzabyemera? Nawe ati hoya sinzabibabwira. Yashiri ati so zabivuga, azavuga ko wakunze undi mukobwa. Wasanga na Kitani abizi kuko mu gutaha twatanye n'abasirikare be bari baduherekeje bazanye impano. Njye sinari mbizeye na gato, nabonaga bafite ibyo bari kugenzura kandi nkeka ko babibwiye Kitani. Tekereza nawe ko wanze ko turara ibwami ukajya kurara mu rugo rwo mu cyaro kubera umukobwa. Ubuzima bwa Ariana buri mu kaga, ukwiriye kubutabara kuko Colette wifuza ko mubana yaragukunze. Urumva yazarebereza uwo mukobwa ushaka kumugutwara? Ese Kitani wazihanganira agahinda muzaba muteye umukobwa we? Nawe ati ibyo nzabicamo, ngomba guhangana nabyo. Ahubwo Ariana buretse kujya kumucikisha mu gihe abami bombi bataragirana ibiganiro. Nyuma yo kuganira koko nanjye nzabamare nzakubwira icyavuyemo, ninumva Ariana ashobora kujya mu byago ubone ubujya kumucikisha. Uwo munsi biriwe baganira, nimugoroba za ntumwa zibe ziragarutse. Hari ahagana saa 5 z'ijoro. Umwami yarakizitegereje. Baramubwiye bati Kitani yasabye ko mwahura nyuma y'iminsi 2 mugahurira ku mupaka. Hiroshi yarishimye abwira Ziri ati nizere ko itariki yumvise, jya kuryama wowe witegura. Kandi Yashiri akomeza kugira inama. Umwami yarazi neza ko ubucuti bwe na Yashiri bukomeye, yizeraga ko yamugira inama. Umunsi wo guhura warageze, bahurira ku mupaka w'ibihugu byombi. Kitani yari yazanye n'umukobwa we Colette, Hiroshi nawe yazanye na Zeri. Mu nzira baza, Colette yasazaga se Kitani amubwira ukuntu akumbiye Zeri kandi ko ari gutanga igitekerezo ubukwe bugashyirwa hafi. Kitani yaramushyigikiye amubwira ko butazarenza ukwezi. Ku ruhande rwa Zeri we yazaga yumvisha se ko nubwo habaho intambara bayitsinda kandi ko byaba bibabohoye kuguhorana ubwoba bwo kumva ko icyaba cyose cyateza intambara. Barahuye bararamukanya, bafata imyanya baricara, abasirikare babakikije impande zose babacungiye umutekano. Hiroshi wari wabatumije niwe wafashe ijambo atangira avuga agaciro k'umubano wabo, uko ubucuti bwabo bwari bukomeye nuko atifuzaga icyasenya amahoro bari barubatse. Mu kugusha ku ngingo yagize ati ikimpangayikishije ni uko umubano wacu ushobora kujegajega. Uyu munsi tugiye guhamya ko ubwami bwacu bwumvikana koko kandi ko bwabana mu bibi no mu byiza, bukajya inama ibyo butemeranyaho n'ibibi intandaro y'intambara, ahubwo bikaba inzira yo kubaka ibigwi mu gukemura ibibazo. Nagiye kure, Zeri niwe ufite ijambo nonaha. Zeri nawe yanze kuvuga byinshi, abwira Kitani ati Colette ni umukobwa mwiza, nakifuje kubana nawe, ariko nta marangamutima namugiriye. Ese mwakwishimira ko mbana n'umukobwa ntiyumvamo, umukobwa ntazakunda na rimwe, akambera umugore ntazaha agaciro kuko nzaba namukunze? Ese murifuza ko mu gihe mwazaba mutakiriho nazamuharika abagore benshi sinzongere kumwikoza? Ndumva bitazaba bishimishije kugaragaza ko tubana mu ruhame nyamara tutabana, yirarana mu cyumba cya wenyine kandi ari umwamikazi. Nibyo koko mwarabipanze, mwabipanze igihe kirekire kandi mbiha agaciro, mwabipanze turi bato tutaragira n'amarangamutima yo gukundana. Nibura iyo mwarigeze kuduhuza mbere tukubaka n'urugo rukundo hagati yacu, amarangamutima tukayiremamo tukabyikorera ubwacu aho kubahiriza amasezerano mwagiranye. Kitani yarumiwe arababaza ati mwaduhamagare kutubwira ko utabana na Colette? Araketi Hiroshi, wishe isezerano twagiranye mu myaka myinshi ishize. Umukobwa wanjye yiteguye kubana n'umuhungu wawe, none kuki mwatuma ajya mu kiriya atapfushije?
Hiroshi ati niyo mpamvu nasabye ko duhura ubwacu nk'abami ngo tujye inama aho kohererezanya intumwa. Buri gihe ntitwajya dukoresha itegeko gusa ngo ni ukugira ngo ibyo twifuza bigerweho twirengagije ingaruka ziri mu mpande zombi. Hakenewe kuganira no kuganiriza abana bacu. Kitana tuzamushyingira nde nutamushyingira Colette? Nawe tuwazifuza niwe nzamushyingira, yaba uwo mu bwami bwanjye cyangwa ubwawe. Kitana ati sinifuza ko umukobwa wanjye abana n'umusore utamukunda nanjye. Umuhungu wawe yakoze kuba intwara arabivuga. Icyakora atengushye umukobwa wanjye cyane. Hiroshi yibwiraga ko ibyo birarakaza Kitana akavuga nabi ndetse akamwereka ko agiye gushoza intambara. Nyamara rero ababwiye ati umukobwa wanjye yakunze Zeri cyane. Akimubona umutima we wagiye mu gitereko aravuga ati nari nzi ko umusore ntazamwishimira, none ndabona birenze uko nakamwishimiye. Umukobwa wanjye ubwe yambwiraga ko akwiriye kunyumvira akabana n'uwo namuhitiyemo kuko ariko byahoze k'abakobwa b'ibwami bahiterwamo abagabo. Ariko akarenza ati aramutse adashamaje nabana nawe kubw'itegeko kubwo kukumvira, sinabana nawe kubw'ubushake kandi nazahorana agahinda. Akibona Zeri rero yumvise ko agiye kuzabaho yishimye kuko yari yamukunze. Akimbwira ko ndamutse muzaniye umusore ntamwishimire yazapfa kubana nawe kubw'itegeko, nabitekerejeho ntangira kugira icyifuzo mvuga nti iyaba wenda yamushimaga. Narabitekereje ko hari ubwo bose batashimana maze umwe akitanga akemera kubahiriza itegeko ryacu akabana n'undi atabikuye ku mutima ahubwo bitewe no gutinya igitsure. Ibyo bintu biba byiza iyo umukobwa ari we wubahirije itegeko akemera kubana n'uwo adakunda, kuko we nta yandi mahitamo aba afite, aremera akagandukira umugabo akamarana agahinda k'igihe kinini, yageraho akabyakira. Umukobwa we yamubera umwana mwiza akazagira ubwo amwishimira. Umukobwa ntaba yamushakiraho undi mugabo ngo wenda abane n'abagabo babiri cyangwa ngo bamuce inyuma, kuko abatinya ko umugabo we noneho w'umwami yanamwica. Abagore nabo barabizi ko nta mahitamo bagira mu bwami bwacu, bivuze ko icyo twamutegeka cyose yacyemera mu gihe dushaka ko abana n'umusore atakunze. Benshi mu bwami bwacu niko babayeho, batoranyirijwe abagabo bidasabye ko babitangaho igitekerezo, kandi ingo zabo zarakomeye bagandukira abagabo babo. Ibyo bitandukanye no ku musore, ariko umusore watakunze umukobwa akemera kubana nawe kugira ngo yubahirize itegeko ashimishe umwami. Mu rugo ashobora kujya amuhoza ku nkeke, ku nkoni, akamusuzugura, akamuca inyuma, akamuzanira abandi bagore benshi kandi akaba yamuraza ukwe. Abami twemerewe kubana n'abagore bose twifuza barenze umwe, ariko umwamikazi ntiyemerewe kubana n'abagabo barenze umwe n'undi mugore uwo ari we wese nuko bimeze. Mu gihe Zeri yazaba abaye umwami, byazaba byoroshye ko yanakwica umugore adakunze akabana n'uwo akunze. Sinifuza ko ibyo bizabaho rero. Umwana wanjye yamukunze cyane, ariko akwiriye kubyakira akamenya ko icyo twifuza cyose muri ubu buzima tutakibona. Hiroshi yazenze amarira mu maso kubera gutungurwa n'ayo magambo ya Kitani yibwiraga ko ashobora gushoza intambara. Yaramubwiye ati nta wundi mwami mwiza nigeze mbona nkawe, uri inshuti magara ntigeze ngira mu buzima, uzi gukemura ibibazo mu mahoro, ufite ubushishozi mu kwiyumvisha ibintu no kureba kure cyane nka Kagoma. Nanjye nifuza kwica amande rwose, ndatanga impuzamarira kuri Colette, impuzamarira ihagije nubwo bwose itanganya agaciro n'amarira ye. Kitana ati reka tujye ku ruhande, abana bacu nabo baganire nk'abantu bakuru, babyumvikaneho, bafate umwanzuro, kandi nizere ko batari bubishwaniremo, ahubwo bazakomeza bibera inshuti. Umwe nawe umwamikazi mu kindi gihugu, undi ari umwami, nabwo amahoro azakomeza asagambe. Kuko naho bugeze ntibyatewe nuko twashyingiranye, twese twari dufite icyifuzo cyo guhagarika intambara no kubana mu mahoro na mbere yo kumenya ko dushobora gushyingirana, kandi ibyo twabigezeho. Bagiye ku ruhande, Kitana akomeza kumutungura amubwira ati wowe humura, Zeri ndamwumva, niba afite undi yakunze byaba byiza ari umushyingiye, kuko nawe wakwiyumvisha uko byaba bimeze ubana n'udakunda ukunda hari. Njye mpamvu byumva nuko byambayeho. Hiroshi ati gute se byakubayeho mu buhe buryo? Nawe ati ngiye gukubwira inkuru y'urukundo rwanjye. Nkiri umusore nakunze umukobwa cyane, ariko uwo mukobwa yari uwo mu muryango usanzwe uciriritse, atari uwo mu miryango yakurwagamo waba umwamikazi. Hari undi mukobwa data yari yarampitiyemo ko ari we tuzabana. Uwo mukobwa we yari uwo mu muryango ukomeye, se ari umutware w'umukire cyane. Data yanze kunyumva, komeza kuvuga ko nintabana n'uwashaka azanyica cyangwa akanyirukana ku butaka bwe. Icyo nakoze nta kindi, nagambaniye uwo mukobwa yamitiragamo, mutumaho inshuti yanjye y'umusirikane mu ibanga, imurogera mu cyo kunywa. Uwo mukobwa yarapfuye, data yoberwa ibibaye, baramushyinguye aribagirana. Nyuma y'igihe apfuye, amakuru acicikanye avuga ko yarozwe. Gusa ntibamenye uwamuroze uwo ari we, kuko umusirikare wanjye yamuhaye uburozi bwo kutamwica ako kanya ngo wenda bavuge ko ari we wabikoze. We yari yagiye nk'ugiye kumbariza amakuru ngo amenye ko umukobwa bari kunshyingira ameze neza, barasangira, aramuroga, apfa hashize iminsi 2, ntibari kumukeka na gato. Ibyo nabyo ntibyatumye yemera ko ashyingiranwa n'umukobwa nakundaga. Uwo amaze gushyingurwa, data yampaye andi mahitamo mu bakobwa 2 bari basigaye. Yari yaratoranyije 3 ngo nzakuramo umwe, ariko bose nta n'umwe nakunzemo. Nabo nashatse uko bakwicwa. Umwami yateguye ibirori bose bari kuzazira muri mwe ngatoranyamo umwe. Abo 2 bari basigaye ubwo nibo ndi kuvugaho.
nanze kumurwanya nemera ko ibirori biba. Habura iminsi 2 ngo ibirori bibe, bamuhaye amakuru ko abo bakobwa bose bishwe. Barindwaga bikomeye. Umwami yarashyize abasirikare bo kubarinda amanywa nijoro, bakabarindana n'imiryango yabo. Nyamara bose narabagambaniye barabica. Kuri buri ruhande naganiriye n'uwari ukuriye abarindaga abo bakobwa, mbasaba kubica, nabo bemera kunyumvira. Gusa nabahaye amazahabu menshi cyane, nabahaye ubutunzi butabarika kugira ngo bankorere icyo kintu. Data yabonye ko ndi kumurwanya, turashwana cyane ashaka kunyica, ariko nari naramaze gutegura ingabo zo kundwanirira narazihaye ruswa, mfite umutwe w'abasirikare wanjye wari witeguye guhangana na data. Njye nawe twiremyemo imitwe 2 y'abanzi, dutangira no guhangana. Twasubiranyemo, icyo gihe hapfa abasirikare benshi. Abajyanama bamusabye kwemera nkabana n'uwo nshaka, aho gushoza intambara kandi ibihugu birimo n'icyanyu byari bitumereye nabi bidutangatanga. Nta cyago gikomeye nko kuba waterwa nawe ukitera. Yemeye ko mbana n'uwo nakundaga. None uratekereza ko njye natuma umukobwa wanjye abana n'umusore utamukunda? Nzi neza ibyo nikoreye nkica 3 bamiteragamo. Hiroshi yarumiwe aramubwira ati ubwami bwacu burakarama. Nawe yabisubiyemo ati ubwami bwacu burakarama. Bagarutse kureba abana babo, nabo bari baganiriye kakahava. Uwo mwanya Hiroshi na Zeri berekeje mu nzira zibacyura, Kitani na Korete nabo bibuko. Batashye batanduranyije, batabwiranye nabi, ahubwo batandukana bafashe umwanzuro mwiza. Ubucuti bwabo busa nk'ubwikubye kabiri. Kitani yarumvikanaga, ntiyafungaga umutwe na gato, kandi na Hiroshi yari uko. Mu nzira bataha, Hiroshi yagiye amubarira inkuru Kitani yari yamubwiye. Zari arishima cyane, nawe amubwira uko Korete yamuganirije. Yaramubwiye ati Korete namusabye imbabazi, mubwira ko njyari undi mukobwa nakunze. Ikibazo nuko abasirikare twajyanye bamvuyemo, bakakubwira ko ari nawe mu byaro byo muri kiriya gihugu. Erega data, igihe abasirikare banjye batengukirwa n'umusozi njye nkarokoka, umusore ukiri muto witwa Daikiri yatujyanye iwabo ngo turuhuke, mbona mushigiye kwifata birananira. Niwe mukobwa wa mbere wabayeho ku isi ari mwiza. Hiroshi amwenyura ati bireke, ntawarusha mama we kuba mwiza. Na n'ubu mbona ntawamugwa mu ntege. Ntuzongere kuvuga ko ari undi muntu w'igitsina gore wamurusha ubwiza. Abo bandi barimo na Rihanna, ujye uvuga ko bari mu cyiciro cya 2 cy'ubwiza nyuma ya Salima, kandi uwo Rihanna nifuza kumubona. Ziraseka ati ntacyo, reka mvuge ko ari we mukobwa wa mbere mwiza nyuma ya mama, gusa niwe nifuza kubana nawe. Hiroshi ati Kitani nta kibazo na kimwe yaduteza, uwo mukobwa tuzamumenyesha ko ari wahisemo maze mbakorera ubukwe. Icyakora dukwiriye kumuha amaturo menshi, tukica amande yo kumutenguha kuko umukobwa warababaye. Ku rundi ruhande hari wari utashye yenda guturika umutima. Korete yari yaratojwe kutarira imbere y'umuntu. Nk'umukobwa w'igikomangomakazi ntiyari kurira mu gihe abami bombi baganiraga bavuga ku myanzuro batari bari kwemeranyaho, cyangwa ngo arire mu maso ya Zeri wari wavuze ko atamwishimiye. Ariko bakigera mu igare yagiye yumvisha asagahinda ke, amubwira ko atari kwiyumvisha ko yaragiye gukomeza kubaho umusore amwanze. Kitani yaramubwiye ati mwana wanjye mwikuremo hakiri kare birashoboka. Bwa mbere numvaga nzica abantu bose bakwitambika urukundo rwawe na Zeri. Uwo mukobwa yakunze ngo ni Rihanna, numvaga rwose ndohereza abantu bo kumwica. Gusa iyo nsubije amaso inyuma nkareba mu buzima nabayemo, numva bidakwiriye kubabaza umuntu umuziza ko yakunze undi. Zeri abanye nawe yaba abangamiwe, ntiyakwishima na gato. Birashoboka kuri gutekereza ko wakwishima, ariko kubana n'umuntu utakwishimiye bikugiraho ingaruka, bigatuma nawe ubaho utishimye. Tureke ubwikunde, wishakemo amahoro. Kugira ngo umubano ube mwiza, nuko abantu bose baba bifitemo ubushake, umukobwa yishimye n'umusore yishimye. Iyo umwe muri batishimiye, agira ingaruka ku wundi, bose bakababara. Kandi sinifuza ko wazagira urushako rubabaje. Nyuma yo kuva mu busore, umuntu mubana niwe mukomeza kubana kugeza upfuye. Umwami yarakomeje aramubwira ati ku ruhande rumwe nabo barahombye kandi bahombera mu gihugu cyacu. Ubutaka bwacu bwarabatengushye, umusozi urabatengukana, hapfa abasirikare, amafarashi n'impano zazaho bari batuzaniye zitwikirwa n'umusozi. Ariko ntibabirakariyemo, ahubwo baratuje bakomeza urugendo. Icyakora aho babanje guca baruhuka, bahabonye umukobwa mwiza ngo yitwa Rihanna. Uwo Rihanna niwe watumye Zeri atagukunda. Iyo aba adahari yari kukwishimira. Urumva ko Rihanna ni ikibazo kuri iyo ngingo. Ariko nanone iyo hataba iyo mpanuka ntibari kumubona. Urumva ko impanuka ariyo yatumye babona Rihanna nawe agatuma atagukunda. Bivuze ngo ikibazo cyose gishingiye ku musozi wacu, ntabwo gishingiye kuri Rihanna. Bwa mbere abasirikare bakimbwira ko ari undi yakunze, byanteye kumva ko nkwiriye kubohereza bakajya kwica uwo Rihanna, ariko ndumva nta mpamvu yo kubikora ihari. Sinifuza icyatuma shyambirana na Hiroshi w'inshuti yanjye dupfa ubusa. Iyi mihanda yose ubona ishashagirana yubakishijwe zahabu, niwe wazimpaye. Amafarashi yose abasirikare banjye bagenderaho, aya y'umweru niwe yanyoherereje. Dufitanye ubucuti burebure, dufitanye amateka menshi. Sinifuza ko asenya n'urukundo rwanze gushoboka hagati yanyu. Erega ntabwo mubaye abanzi, nuko urukundo rwo kuba umugabo n'umugore rudakunze. Nzagushakira undi musore mu bundi bwami. Ndabizi neza umutima w'umuntu uwo ari we wese ugira ubushobozi bwo gukunda no kwimariramo umuntu inshuro irenze imwe. Nubishaka uzambwire nkureke wihitiremo ukunze, gusa wa wundi uzagukunda nk'uko nawe uzaba umukunda. Korete yakomeje kugenda arira umuhanda wose, bageze mu rugo kurya biramunanira.
Uwo mugoroba agiye mu buriri ararira mu ijwi riranguruye. Umwami Kitani yagiye kumureba mu gitondo asanga agikomeje kurira atigeze asinzira na gato. Kwakira ko atazabana na Zeri byari byamunaniye. Umwamikazi akaba umugore wa Kitani nawe yagiye kumureba, abonye ko yari yahogoye amarira amuzenga mu maso nawe. Yibutse urwo yakundaga umwami Kitani batari abana, yibuka uko barwanira urukundo rwabo kugira ngo babane, abwira Koleti ati imbogamizi hari n'uwo Liyana. Kitani akwiriye kubyemera tukica uwo Liyana hakiri kare. Liyana napfa uwo musore nta yandi mahitamo azaba afite. Kitani yarabyumvise arabihakana, arababwira ati oya, nanjye iryo kosa nararikoze, nica abakobwa 3 bifuzaga ko mbana nabo. Kandi icyo kiganiro nakigiranye na Hiroshi mubwira ukuntu nisha abakobwa 3 bari baramitiyemo. Ibyo ngibyo nabimubwiye ngira ngo yumve ko ngiye ntababazwa no kuba urukundo rwabo rudashoboka. Azabifata ate nimva ko nisha umukobwa umuhungu bakunda? Bakomeje kutabyemeranyaho, ariko umwamikazi na Koleti bakomeza gutsimbarara. Baramubwira bati reka nabo babare nk'uko Koleti babaye. Umwami yarabyemeye, gusa arababwira ati nimugende maze muzane umukobwa hano, turamutera ubwoba tumusabe kuzahakanira Zeri. Namuhakanira ntiyemere kubana nawe, Zeri azababara nk'uko Koleti babaye. Agomba kuzamubwira ko atakwemera ko babana, azamwange burundu. Narenga ku itegeko tuzabona kumwica. Umwami yagiye ku ruhande, umwamikazi asigara abwira Koleti ati abasirikare bagiye koherezwayo, ndababwira ko ikibajyanye ari ukwica. Sinifuza ko umukobwa wanjye akomeza kubabara wenyine, uwamubabaje hari. Umwamikazi ubwo yahise agenda areba abasirikare umwami yakundaga kurusha abandi bageraga ku 8, arababwira ati mugende mwice Liyana, mwice n'umuryango we wose, urugo rwabo murutwike ku buryo nta muntu uzigera amenya ko higeze guturwa. Nimusanga bafite amatungo nayo muyatwike cyangwa se muyaziture yigendere. Yahise agenda abwira Kitani ati nyagasani, abasirikare nabohereje bagiye kugenda bamuzane we n'umuryango we wose tubatera ubwoba uko twifuza. Umwami ati nari ngiye kwihereza abasirikare banjye babizerwa. Umwamikazi ati nohereje bamwe bizera kurusha abandi n'ubundi, nohereje 8 kugira ngo nizere ko bahagije bari bubazane. Umwami yizeye umugore we yikomereza gahunda ze. Ntiyarazi ibyo yabatumye ko ari ukwica no gutwika, ahubwo bazana ari bazima ngo babatere ubwoba babareke basubire amahoro. Kitani nta mahane na make yashakaga, ntiyari yiteye kugahinda umukobwa yari yagize ngo nuko Zeri atari yamwishimiye. We yifuzaga amahoro n'umutuzo mu bwami bwe n'ubwa Hiroshi, kuko asubizaga amaso inyuma akabona umubano we na Hiroshi ari watumye abaho iterambere mu gihugu cye. Nta wundi mwami yari yigeze agirana nawe ubucuti nka Hiroshi, ngo kandi bimugirire umumaro nk'ubucuti bwabo. Igihugu cye cyasaga neza, inzara yari yarashize, kandi ibikoresho bacuraga byose byakorwaga muri zahabu zabaga zaturutse mu gihugu cya Hiroshi. Abo basirikare bagiyeyo, bageze mu rugo kwa Liyana basanga we na musaza we Daikiri badahari. Babajije ababyeyi aho bagiye banga kuhavuga, bakomeje kubabaza aho bari ntibahavuga. Abo basirikare uko bari 8 bafashe barumuna 2 ba Liyana na musaza we mutoya bari barasigaye mu rugo, bafata ababyeyi babo bose babashyira hanze. Bongeye kubabariza hamwe aho bari banga kuhababwira. Umusirikare umwe yategetse ko bica umwana umwe bakagenda babica kuva ku muto kugera ku mukuru, paka yagize uyitoranya akavuga aho bari batarabarangiza bose. Nubwo bari bazanywe no kwica, uwari ukenewe cyane yari Liyana. Kumwica byari gutuma Koleti aruhuka, umwamikazi nawe agatuza, bakumva ko na Zeri agiye kubabara kubera ko akunda. Kandi mu bitekerezo bya Koleti bitari bikiri ku murongo, yumvaga ko wenda bizatuma Zeri abona ko nta yandi mahitamo ahari atari yo kumugarukira, agasaba ko bashyingiranwa. Abo basirikare banze kwica bataramenya aho Liyana aherereye. Mu gihe bari bagikomeje kwanga kubabwira aho baherereye, umwe arababwiye ati tugiye kubica. Yegeye imbere afata umukobwa umwe muto amakatisha inkota ku matama no ku maboko, aramubwira ati vuga aho Liyana aherereye. Umwana arira cyane, yarababwiye ati sinzi ahari. Yewe na Daikiri bagiye kugenda ntibatubwira. Uwo musirikare yafashe inkota akata undi mukobwa ku itama no ku maboko, amukebagura no ku maguru, amaraso aradudubiza. Aramubaza ati mukuru wawe ari he? Nawe yamubwiye ko atahazi. Bageze kuri musaza wabo muto, we bamukubita inkota itambitse agwa hasi. Umusirikare aramwegura aramubaza ati mukuru wawe na mushiki wawe bari he? Umuhungu yababwiye ko atazi aho bagiye. Abasirikare barababwiye bati tugiye kubica tubatwike niba mutari butubwira aho uwo mukobwa wanyu aherereye. Abagize umuryango bahiye ubwoba barebana mu maso. Umusaza arababwira ati nimutwice vuba kuko ntituzi aho baherereye. Umusirikare wari ukuriye abandi yakuye inkota mu rwubati, ashyira umusaza imbere amukata ku kuboko kandi cyane. Yamusabye kuvuga aho baherereye, akomeje kwanga kuvuga amufatira inkota ku ijosi. Bifuzaga kubatera ubwoba bakabarangira aho Liyana yari aherereye. Gusa bari birengagije ko umugabo yahoze ari indwanyi ikomeye cyane, ari umusirikare. Mu gihe yari agikomeje kumufatiraho inkota, Yashiri yaje yiruka ari ku ifarashi ari kumwe n'abandi basirikare 3, ubwo bakaba 4. Yari indwanyi ikomeye cyane mu gihugu cya Hiroshi, niwe wirindiraga igikomangoma Zeri. Abo basirikare ntibari biteze ko ari umusirikare wava mu kindi gihugu ngaze kubarwanya. Yashiri na bagenzi be basanze abo basirikare bafashe abo muryango wa Liyana bari kuvirirana ku matama no ku maboko, batavuze byinshi nabo babaza aho Liyana aherereye. Bo baketse ko ubwo Liyana we bamaze kumwica. Abo basirikare uko Kitani bababwiye ko ari we bari baje gushaka ariko ko bamubuze, ndetse babasaba kutivanga muri ibyo bibazo.
Abayashiri nabo bababwiye ko ariwe baje gushaka, banababaza impamvu bari bakomerekeje abo kwa Rihanna. Batangiye kutumvikana, nyuma y'iminota 3 gusa batangira gukoranamo. Abasirikare 8 bari boherejwe n'umwamikazi bakoranyemo nabo bane bari baturutse kwa Zeri, kandi abo ngabo si we Rihanna yari yabiyunzeho. Yashiri ubwe yabaga ari kurwana yashoboraga kwica abagabo barenze 5 kandi bakomeye, ariko abo nabo bari indwanyi nziza cyane. Umuryango wa Rihanna barawuretse maze batangira kurwana. Bamaze umwanya munini bahangana, birangira ku ruhande rwa Yashiri babatsinze bishemo 7. Ku ruhande rwa Yashiri naho hapfuye umwe ukiri muto mu myaka. Uwari watumwe n'umwamikazi akirokoka yuriye ifarashi yagenda yihuta cyane asubira ibwami, mu gihe Yashiri na bagenzi be 2 bari basigaye bazima bahise bafata umuryango wa Rihanna bakawucikana. Ikibazo cyari kimwe gusa, babazanye ngo Rihanna aherereye. Ariko umusaza yarababwiye ati Rihanna na musaza we Dayikiri baracikanye. Igihe umwana w'umwami agaruka hano avuye ibwami kwa Kitani, yasize abwiye umukobwa wanjye ko yamukunze, ko yifuza ko yazamubera umwamikazi kandi kazagaruka gufata igisubizo. Ibyo twumvise ari byiza bwa mbere kuko nawe yari yamukunze cyane, kandi bikaba akarusho ko ari kuba abaye umugore w'umwana uzavamo umwami. Ariko hari abandi basirikare banyu banyuze iwanjye bambwira ko umukobwa wanjye azahura n'ibibazo nadahunga. Yashiri yabitekerejeho ageze atangira kubyiyumvisha. Igihe umwami yohereza intumwa kuri Kitani ngo zimusabe kuzaza guhura nawe bagapanga guhurira ku mupaka, yaketse ko abasirikare aribo banyuze kwa Rihanna bakamusaba guhunga, kuko bari bazi ko byanga bikunda ko leta azamugirira nabi, kuko Rihanna ariwe Zeri yari yarakunze. Abo basirikare kandi bari bazi ko Hiroshi adashyigikiye Zeri, banazi ko Kitani atari kumushyigikira. Nibo bagiye bagasaba Rihanna guhunga nta undi muntu babimenyesheje. Yashiri yaramubajije ati none se muze bahungiye he? Umusaza ati nasabye umusore wanjye kumuhungana, mubuza kumbwira aho bahungiye ahariho. Nari mbizi ko abasirikare bashobora kuzaza bakabambaza bakaba babasanga aho bahungiye bakabica, kuko ntifuza ko hari ikibi cyaba ko umwana wanjye biturutse kuri njye. Nahisemo ko ari njye wazaba igitambo. Ndavuga nti niba ngombwa ko nicwa ngo mvuga aho bagiye, bizarangira nishwe kuko sinzaba amazi, ariko abana banjye barokoke. Ikindi kandi biriya bigirishaga byo gushaka kutwica uko biboneye ntibyari gukunda. Nyuma y'iminota mike nari gupfa ndi kurwana, nanjye nahoze ndi umusirikare. Yashiri yaramwishimiye aramubwira ati natwe twari tuje ngo ducikane Rihanna. Zeri yaramukunze cyane, ariko ntiyari yakamenye ko Rihanna nawe yaba yaramukunze. Nk'uko bivuze Rihanna aramukunze, kandi natwe aricyo cyari kituzanye ngo nidusanga yaramukunze yanakwemera kubana nawe, tumucikishe tumujyane mu bwami bwacu ahabe yihishe kugira ngo atazagira umugirira nabi. None turamubuze, nimuze tubajyane mu gihugu cyacu niho muzaturiza. Nta musirikare uzava muri ubu bwami bwa Kitani ngaje kubashakisha mu bwa Hiroshi. Uwo munsi barabahunganye basiga imirambo 8 mu mbaga yabo, 7 ku ruhande rwa Kitani n'umwe ku ruhande rwabo. Mu kubahungisha babacishije mu nzira z'ibyaro babajyana kure cyane mu bindi byaro byo mu bwami bwa Hiroshi, baba babasizeyo. Wa musirikare wari warukotse nawe yaragiye agera ibwami kwa Kitani. Akigerayo Kitani yaramubajije ati bagenzi bawe bari hehe? Maze aramubwira ati bose bishwe n'abasirikare bo mu gihugu cya Hiroshi. Hiroshi ubwe yohereje abasirikare bo kutwica kandi babikoze. Bari baje kureba Rihanna, ninjye gusa warukotse. Kitani ati mwari mwamaze kubona umukobwa se? Nawe ati twari tugiye kwica abandi bo mu muryango we na musaza we bo ntitwababonaga. Umwami ati mwari mwagiye kugira ngo mubazane hano, ntabwo mwari mwagiye ngo mubice. Nawe ati umwamikazi yari yaduhaye itegeko ryo kwica umuryango we wose. Kitani yahise ahamagaza umwamikazi amubaza ubutumwa yari yahaye abasirikare. Yamubwije ukuri, Kitani ararakara cyane ati nimwe mutangije iyi ntambara. Hiroshi naramworoheye, mpa agaciro ubucuti bwacu, nanga kwihorera ku byo kunkoza isoni umuhungu wakanga umukobwa wanjye. None bishe abasirikare banjye babicira mu bwami bwanjye. Ngiye kubahorera nubwo bwose byatewe n'umwamikazi wabatumye kwica. Sinifuza ko Hiroshi n'abasirikare be bakomeza gukinira mu bwami bwanjye. Korete wagenda kari kose, kuva abasirikare bagiye yumvaga harakizere gake kagarutse. Kumva ko bari bagiye bakabura umukobwa byamuteye agahinda, mu mutima aribwira ati byanga bikunda Rihanna ari kubana na Zeri. Ndatsinzwe. Rihanna w'umunyacyaranwa y'igikomangoma yagiye mu cyumba afata inkota ngo yitere ku mutima. We ntiyatekerezaga ko ari ahandi Rihanna yaba ari, usibye kumva ko ubwo nyine Zeri yohereje ingabo zikaza kumutwara bakamumushyingira akabana nawe. Yatekerezaga ko ubwo bari kubana. Urukundo yari yarakunze Zeri yabonye inshuro imwe rwanganaga n'urwango yari yaranze Rihanna atari yakabonye. Ibyo ubwabyo byari byamusajije, byamutwaye ibitekerezo ku buryo yari yabaye nk'uwataye ubwenge. Yafashe inkota yikubita mu gatuza ntiyagera ku mutima. Yarababaye cyane aratakataka mu ijwi riri hejuru. Umwami n'umwamikazi bihutiye kureba ikibaye, basanga yiteye inkota ariko atapfuye, yaguye ku buriri agaramye, amaraso ari kuvirirana andi ari guca mu kanwa. Baramweguye bumva akiri muzima, bahamagara abaganga bose bari bakomeye mu ngoro y'ibwami bamukuramo inkota bagerageza kumuvura. Ibyo byarakaje cyane Kitani utari ufite icyizere ko umwana wari buze kurokoka. None aravuga ati aho kugira ngo umukobwa wanjye apfe hapfa abasirikare banjye 100, kandi aho kugira ngo abasirikare banjye 100 bapfe hapfa abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba Hiroshi. Nubwo turi inshuti turi ubwami bubiri, nkwiriye kugarura icyubahiro Hiroshi antesheje muri uko kwezi.
umuhungu we yanze umukobwa wanjye ku bushake, Hiroshi ubwo yavogereye ubwami bwanjye yica abasirikare banjye, none batumye n'umukobwa wanjye agerageza kwiyahura kandi sinzi niba ari burokoke kuko yiteye inkota ahantu habi. Uwo mwanya yasabye abasirikare be kwitegura bakajya gutera ubwami bwa Hiroshi bakaburimbura. Intego yari iyo kwica buri kiremwa cyose cyo hakurya y'umupaka wawo. Abasirikare be hafi ya bose yabohereje ku mipaka y'igihugu cya Hiroshi ngo bagende binjire mu bwami bwe bica abo babonye bose kugira ngo akunde asubirane icyubahiro yumvaga ko bamwambuye. Gusa yabasabye kutahita bica ahubwo bakagenda bagakikiza ku mupaka, Hiroshi nawe akabona ko bamuteye kuko byanyabyo. Mbere y'ibyo Zeri nawe yari yohereje Yashiri mu ibanga umwami atabizi. Yibwiraga ko Yashiri yageze kuri Rihanna akajya kumuhisha ahantu hizewe muri ubwo bwami bwabo. Ntiyari yakamenya ibyabaye. Yashiri na bagenzi be bari baragarukanye bamubwira uko byagenze kandi kumwe muri bo yahasize ubuzima. Zeri yarababaye ararakara arababaza ati kuki mwatinyutse kurwanira mu gihugu cy'abandi, kuki mwisha abasirikare ba Kitani, mwakoze amakosa akomeye murwanira mu bwami bwe mwica abasirikare be. Yashiri aciye ku gufata Nyagasani, twasanze abo basirikare nta kindi cyabagendaga kitari ukwica abagize umuryango we wose kuko ntibari bazi aho Rihanna aherereye kandi ariwe bashakaga. Zeri ati birumvikana ko ariwe bashakaga, none n'iki mwagendeye umuvuga ko ubwo bari bazanywe no kubica? Yashiri ati bo ubwabo babyivugiraga, bari babaciye ibisebe ku maboko no ku matama, haburaga gato bakabica. Twatabaye umuryango w'umukunzi wawe, ese wifuza kuzashyingiranwa n'umuntu utagira umuryango kubera ko abasirikare ba Kitani bari kuzaba barabishe? Twabigiriye wowe n'umukunzi wawe, nibura aho yihishe namenya ko ababyeyi bari bazima azagumana icyizere agukunda kurushaho kuko uzaba warabatabaye. Zeri ati yo ntamukunda ibi byose ntibyari kubaho, ninjye wamuteje ibibazo uretse ko nanjye atari njye ari umutima wanjye, uretse ko nanjye atari njye n'ubwiza bwe bwankoroye. Uwo munsi Zeri yarahangayitse cyane, yibazaga aho azakura Rihanna bikamucanga, ntiyari azi aho yamushakira na hamwe. Ikindi yarahangayikishijwe nuko ibyo Yashiri bakoze byari guteza ibibazo bikomeye, atazi ko ahubwo byatangiye kubiteza ko abasirikare ba Kitani baje ku mupaka. Mu museso wa kare intumwa yavuye ku mupaka zisakuza cyane ivuga ko abasirikare benshi cyane ba Kitani bambutse umupaka ko kandi baje bafite intwaro ziremereye cyane. Umwami Hiroshi akibyumva yikanzemo kuko atibwiraga ko Kitani yamutera. Ubwo baherukana bari batandukanye mu mahoro, bemeranyije ko ubwo Zeri niba atifuje kubana na Colette nta kundi byagenda. Ntiyari yakamenya amakuru y'uko burya Zeri yari yatumye abasirikare mu bwami bw'abandi ngo bajye gucikisha umukobwa, bagire bakica abasirikare ba Kitani babisangiye mu bwami bwabo. Kuba ubwabo hari hinjiye abasirikare bagire bakica abandi basirikare, ibyo byari bivuze ko bashoje intambara. Nawe yihuse yasabye abasirikare be gutabara ngo bajye kurwanya abasirikare ba Kitani batarakomeza kwinjira imbere mu bwami bwe ngo babe bakwica abaturage. Icyakora we yifuzaga ko habaho ibiganiro by'amahoro kurwana, uretse ko bitari gushoboka kandi Kitani yari yiziye kandi yashakaga kuza arimbura. Umujinya wari mwinshi cyane muri we, yatekerezaga ko Rihanna atari yakabonye isura, wenda yari yahungishirijwe muri icyo gihugu, bityo akaza gusaba ko bica buri wese nta n'umwe basimbutse. Yizeraga ko niba bica muri ubwo buryo na Rihanna azabigenderamo. Uratekereza ko ari iki kiri mu gice cya gatatu? Naho dusoreje igice cya kabiri, ntuzacikwe.